steroid yagihariye amaso do amaso Sheri yagitunga iyo nitareki unayubwo wetega uya wimunga ongera ndebe iyi ngiyi yadutunga iyi ngiyi yadutunga kubera icyo sora amaso yadutunga tukajya muri Amerika basimbira uranguze oya nabo ndagukunda ubone bwoba mari ndashaka urukundo nago caka urwo nshaka amafaranga ubwo rero ubwo nagura bushaka nge nagura buguza urukundo ndabanguza nawe reka ndabangukunze rero ukuntu ufite ibyiso byiza shaka nyine bazi n'amafaranga Mungu agifatishira kazi kanjye ngakora ngakunze ariko harepfo se bambwiye ngo warakanura wow mbega agafoto keza man Tazahamagara ibintu ntubwira dore umuntu ugiye gukora ubukwe narinzi uyu muntu se ko mbona amuzi uyu ninde bagiye gushyingirwa ubwo Yesu umva akangohereze ibintu pe agomba kabone bro babanze muri voice note umva meme mbonye Imana yanjye Shakira agiye gukora ubukwe noneho mbaza ngo ninde Sheri we ntuzi wa mu ex wawe nyine umwe muremure Nukagira tuvuga nyine mwegaga muri UK mva bagiye gukorana ubukwe mbonye agafoto kereka nje nkago ebe ego ndumva ndambiwe baba we umwana mwiza we uriya mwana Siapa tadi kita ah Mbere n'ibintu babigiye amagarira kamekize urinde uvuye samu uvuye oya none se akuri mwiza bite se byavuye witwa musabaka kuva ryari se kuva ryari aho gusigaye wakabakobwa bose muhe nimero zabo ego cyanago turi misatsi myiza mana yanjye man bro musibasiye nyine kamwese okay banze mbwire ngo nitwa uyu nguyu nshaka iki nyine eko kimera gutereta mu nose ubu mu rugero ugiye gutereta umukobwa wawe ngende gatwibwira nyine nakunze nyine nitwa se ni ngombwa ko ubwira izina ryanjye nyine nitwa dukora Imana Vincent cyakati shawe utiranwa n'umuntu desi twari tuziranye yari umukozi wacu okay don't touch me please none se nyine nukuri nose ko nagukunze rangiye buriya nubwo ndiye wabonanye n'urukero ngewe urumva ngewe buriya ngewe Mana yanjye muri yanyikundiye usko ngiye nakubaza uko umeze neza fresh wapaza ukanareka hariya mu by'ukuri ukavuga ati ngewe unkunze nasuranze twazicara uranze nyine upfuye kuza nose sister ngiye nyine urumva ngiye nagukunze ura nurakarakaza karaba kita ko umuseso n'ukuri umuseso ni iki akazuba nyine ko mu museso kwa mu gitondo umva ni keza nagakunze kameze nkawe neza thank you ukuri urangiye uramutse nankunze uratwazicarana mu giti cy'icunga tugacungana n'abadacunga ufite ibitoma okay ndumva bafite ibistory reka mwibarize nese changiye rero urumva oya warungoze yose njye oya okay nabirenze manje gusaba mani sinzindure hano ase ubundi uvuye uturutse uraho karibu bakeza nateye mu mutima wanjye mukundwa karabye muri
nukuri ngiye buraza mani nubwa mbere muhe n'umuntu ugira story nziza ngiye iki gikoresho cyawe uri kureba iki ngiki ntugisuzugure ngewe buriya oya ibyo ntabwo ari byo nakubajije ndashaka kubaza ikibazo reba muri Roma sibyo bana hari ibikoresho byinshi ariko muri byo n'ijya bibajije nyine nshaka kukubaza akabazo to wafite nk'impano nyine ndumvye bundi mu busanzwe nkunda abantu bari talented nk'ubu ushaka uzi gukina basket ngewe reka nkubwire sister ngewe nakoreka ngucishe kuko oya we nyitashe ntabwo ndushoboye ubanza unyita ubyo ushaka je nitwa leta urumva nitwa leta nga basi niko ko nagukunze nakamagara era basi reka mvuge sho ngarika mvuge sibyo ngewe reka mvuge sibyo ngewe buriya mfite talent yanjye ihariye amaso Sheri yagifunga iyo ni talent unaye ko wetsaga uya wimunga ongera ndebe iyi ngiyi yadutunga kubera icyo sora amaso yadutunga tukajya muri Amerika basi mbwira uranguze oya ntabwo ndagukunda unaye ubwoba mani sora rimwe ndebe oya urabitanga dutunga nese kubera iki nimani nanjye nabikora kanzera ntabwo wabikora nyine Sheri ariko ngiye nabikora kanzera yabikora umva se Sheri ngomba oya banzigisha nanjye kubikora nyine nzanye mani muranyemeje kadufate strike aho nose ongera bikora nyine dukore strike ngabasi mbwira nose ngabasi mbwira ni mu nzu uranze oya ntabwo nahita ngukora nukuri ngewe najya nanagushyiraho n'inzara za zahabu nabigeza nukuri nandi mpano ufite singiye mani ngewe reka mvuze ugira amafaranga se ngewe nkunda abantu bafite amafaranga reba ino telefone ndayibona ni 17 Pro Max kabisa ino se Sheri urabona ni ya mbere Pro se urabona iyi ngiyi iyi ngiyi niyo twayigurisha twabaho Sheri oya se kuki wagurisha phone ngiye nagutuza muri Amerika amafaranga menshi ahagije ngewe Sheri icya mbere ni urukundo gusa nyine niyo kubeshya bishaje mama wanjye ni meya papa atwara imodoka zijya hanze abo ngabo bakoze mu byuma ku buryo umbwira ngo ni meya Sheri nose Sheri basi mbwira nyine urumva ngewe kamubwira burangiye reka mubwire ya gastori Sheri urumva rero no buriya no buri kora nicaye hano ku muhanda nyine nigeze ikintu ko nkunda kwicara hano nyine ariko ntabwo ubundi njya nsohoka mu rugo twebwe mu rugo turi abakire ntabwo tujya nose Sheri muri abakire ku buryo ngewe utamwemera ko nkunda n'umuntu ujya kubazi ibintu ajya ukora iki ngewe nkore buri ibikoresho ngo bikoze mu bantu ngewe iroma urumva biriya bikoresho bikoze mu biti ni ngewe wabibashije ninjye mubaje wa mbere wabaye urumva nanjye nakubaza no gutereka ntabwo tujya dukoresha ibintu dukoresha ibyuma gusa nose Sheri basi ngambwira basi please nukuri Sheri nukuri ndagukunda basi mbabarira basi ibyo mbabarira basi cyangwa ufite nk'amafaranga banze 10,000 ndahita nose Sheri nyine ari gutelefona mfite nimero bro njye ndafite sibyo ndafite pe ihangane nyine ndayaguha ariko ihangane sibyo nuko ubundi se nukwenda gukunda cyangwa amafaranga ariko mama wanjye ntabwo yakwemera ikibazo nta modoka ufite imodoka ntabwo Sheri twazayigura nukuri Sheri njye Imana yazitunga kubera muri Amerika Tanzania aho nzagira date akujyane oya nose Sheri akujyane kubyereka tukone rugo oya nyine basi Sheri ngambira basi amwe ntabwo nyine nzakubwira sibyo hano niho nkunda kuba nziza ejo saa 9 uzaze ahubwo nta kibazo nzaze nyine mu rugo ni hariya reba reba hariya kuri kiriya gipangu cy'ubururu ejo uzaze kondera ngiye mu rugo ngiye gufata lunch urabona nyine ndashonje nose Sheri tujyane wanyu nyine wenda wanyu nyine umusaza nyine mubwire reba wambaye imyenda y'akazi mu rugo ntabwo nyine ngenda nabwira umusaza namubwira ni njye nakunze umwana wanyu nyine kandi kuri uzaze wambaye neza ushaka kuza mu kuzambi ngewe reka bwa gastori sibyo nateye urabo sibyo n'icyerekezo noneho igishanga ni iki nyine Sheri nyine igishanga ni ahantu nyine mu kibaya nyine amazi ikibaya cyo kwambara ahantu nyine urumva dore abantu barimo baratambuka abantu hano nyine nta kibazo nyine rero kubwira nyine ahantu imanuka genda nateye mu rurabo nyine yayishurira rujyana biteye ku musozi
wakwanga basi bagatera bwanyu mu mutima wawe na ku mutima wanjye ntabwo ari mu murima nkajya nduvoma wanjye se bateramo indabo oya ni indabo y'urukundo nta kindi kasi niba unyanze nta kibazo reka niyawe oya nzagukunda mani igihe kizagera reka jya umenya gutereta ibyo uvuga ati mfite amafaranga mfite telefone nziza urukundo ntabwo ari amafaranga urukundo rugikwarwo kamwereka ibintu nkunda ngiye kamwereka inkweto uzangurira arumva zirindwi 80 niba utayafite ubwo ntabwo byakora 80 kubwo Sheri none se ariko nyine ngenda gukunda nzazikugurira zazibonye iyi kanzu uri kuyireba ngiye ntabwo urabona sigira ipantaro nambaye Sheri nzashaka ntari babo turi mu kigero kimwe reka ntabwo ariko ubu sinana bitanu wasigira shansi ya bitose kandi nagukunze njyewe ngera ngo nyine basi we mbwira ngo urankunze ureko nahita ngushyiraho akajana basi noya nta kajana ndikubwira inkweto za 80 ukwigira nabi urambije ariko ngiye ndashaka urukundo ntabwo nshaka rero nshaka amafaranga ubwo rero ubwo ntabwo urabushaka njye ubwo urabuguze urukundo ndabaguze nawe reka ndabangukunze reba ukuntu ufite ibyiso byiza nyine bazi n'amafaranga niba nayo mahere nyine amafaranga ndagiye dati ari kumamagara naribi ngaha ntabwo hamagara se nyine nusaba mahe basi nimero za muzika reka dati ntabwo ajya ahamagara naribi ngaho ariko ngaho sigara aho ngaho nta kibazo ugira ibihe byiza kandi ndagukunda agiye nsaza nawe ubu turutseho ubundi turutse ubukene bwisha umuntu nawe nawe nzakureba sibyo nzakureba